Muri kano kanya ushobora kumva ufite umujinya bitewe n'umusatsi wawe udakora neza cyangwa se urimo uracikagurika kandi mu by'ukuri wagerageje kuwitaho uko ushoboye ndetse wanatanze amafaranga menshi cyane. Ni byiza gukoresha amavuta yabugenewe yo mu musatsi, ariko nanone nk'uko tubizi umusatsi nawo uri muri bimwe bigize ingingo z'umubiri. Nuko rero nawe ukeneye vitamine ndetse na proteine kugira ngo ukure neza kandi vuba, ikindi kandi ureke kugenda ucikagurika. Ushobora kwibaza, ese vitamine na proteine umusatsi wanjye ukeneye ndazikura he? Cyangwa se ndakoresha ibiki? Oya wikiri kuvunika, kuko info and fact twakuteguriye buri kimwe cyose umusatsi wawe ukeneye ndetse n'uburyo bwo kugiteguramo kugira ngo kibashe gukora akazi kacyo mu musatsi wawe. Byaba byiza wenda nka rimwe mu kwezi ujye ukoresha amazi y'umuceri mu gihe ugiye koga mu musatsi wawe. Noneho rero reka turebere hamwe uko wakoresha amazi y'umuceri ubone proteine ikenewe n'umusatsi wawe kugira ngo ukure neza kandi mu gihe gito cyane. Ufata umuceri uwo ari wo wose kandi uko waba ungana kose, wenda nk'irobo, kugira ngo udasesagura, maze ukawuronga kugira ngo imyanda iriho iveho. Hanyuma ukawushyira mu kirahure kinini, byaba byiza icyo kirahure kibonerana. Hanyuma ukuzuza amazi meza muri icyo kirahure washyizemo umuceri wawe, maze hejuru ugashyiraho ibishishwa by'amaronji kugira ngo hazemo impumuro nziza. Ubundi ugapfundikira neza ukabireka amasaha 28. Mbega ni nk'umunsi wose. Iyo amasaha 28 ashize usanga umuceri wabyimbye ndetse wanoroshye. Hanyuma ugakuraho bya bishishwa by'amaronji, maze ugakuramo ya mazi y'umuceri muri cya kirahure ukayashyira mu icupa ryabugenewe ukoresheje umubirikira n'akayunguruzo. Hanyuma umusatsi wawe ukawucamo amatsinda ubohamo inyabutatu cyangwa se inyabubiri kugira ngo hatagira igice gisigara kitagezwaho amazi y'umuceri. Warangiza ugahambura igituta kimwe, maze ukagenda ukwizaho amazi y'umuceri kuri uwo musatsi, ugakoresha uburyo buri gice cyose kigerwaho n'amazi y'umuceri, ariko cyane cyane aho umusatsi umerera. Warangiza ukongera ukawubohamo igituta. Ibyo ukagenda ubikora kuri buri gituta cyose waboshye. Ibyo iyo birangije utega igitambaro cyangwa se ukambara ingofero iri mu bwoko bw'ishashi nk'iminota 20. Iyo minota yashira ugakuramo cya gitambaro kuko aya mazi y'umuceri aba yamaze gukora akazi kawo. Warangiza ugahambura bya bituta, ari no kugenda usigamo shampoo yawe usanzwe ukoresha umesa mu mutwe. Ibyo nabyo wabirangiza ukabona gushyiramo amazi meza kugeza igihe umusatsi wawe unogeye. Warangiza ukumutsa umusatsi wawe ukoresheje uburyo usanzwe uwumutsamo, maze warangiza ukahita ubohamo ibituta cyangwa se udusuko turyamye ukabereka ibyumweru 2. Ndakubiza ukuri ko nyuma y'ibyumweru 2 uzasanga umusatsi wawe wakoze cyane bitangaje. Twabonye ko umusatsi wawe ukeneye proteine ndetse na vitamine kugira ngo ukure neza kandi vuba. Reka noneho twongere turebere hamwe uburyo watunganya ibibabi by'amapera kugira ngo ubone vitamine C na B zafasha umusatsi wawe gukura neza ndetse zikanawurinda gucikagurika. Ufata ibibabi 20 by'amapera, maze ukabironga neza, warangiza ukabishyira mu gasafuriya, ubundi ugashyiramo ibikombe 2 by'amazi, maze ugacanira nk'iminota 20 kugeza kuri 30. Hanyuma bya bibabi by'amapera ukabikuramo, maze ukareka ya mazi yasigaye mu gasafuriya kawe agahora. Warangiza ukayashyira mu icupa ryabugenewe. Hanyuma nk'uko bisanzwe ukagenda upuriza mu musatsi wawe. Biba byiza aho urangije uhita wabohamo ibituta. Iyo urangije umusatsi wose utega igitambaro cyangwa se ukambara ingofero mu bwoko bw'ishashi igihe kingana nk'amasaha 2. Yarangira ukogamo n'amazi y'akazuyazi, maze ukumutsa umusatsi wawe nk'uko bisanzwe. Warangiza ugasigamo amavuta usanzwe usigamo. Ayo mazi aturuka mu bibabi by'amapera uretse kuba atuma umusatsi ukura vuba kandi ntunacikagurike, ikindi natuma nta mvuvu ziza mu musatsi wawe. Ndagushimiye wowe warebye ino video, mushishikariza gukanda like na subscribe kugira ngo uzabashe kubona video y'ubutaha ukwereka uburyo wakoresha igi, igitunguru ndetse n'ikirayi kugira ngo umusatsi wawe ukorane ubwiza
kandi ukure vuba.